Hari ikintu gikomeye abakobwa benshi batinya kwemera. Si buri musore wese ukwiye kuba umugabo wawe, kandi ikibazo ni iki: abantu benshi bimenya batinze, baramaze kubiyegereza cyane. Uyu munsi ngiye kukwereka ibimenyetso bitatu bikomeye bigaragaza yuko atari umugabo ukwiriye. Ukuri kuri kurababaza, ariko nanone kugafasha cyane. Icyo usabwa ni ugukurikira ino video kugeza ku musozo, kubera ko icyanyuma kirakomeye cyane. Ikintu cya mbere, ntabwo icyubahiro. Umugabo udakwiriye ntabwo aha agaciro, nakubaha amagambo, nakubaha imbere y'abandi, ndetse anagutesha agaciro. Muri Bibiliya handitse ngo mukundane mwubahane mutarane icyubahiro. Abaroma 12:10. Naho ikintu cya kabiri ni hizerwa. Icyizere ni ishingiro. Iyo kubeshya, ahisha ibintu, ahora yindagurika, natashobora kubaka urugo rukomeye. Muri Bibiliya handitse ngo iminwa ibeshya ni kizira kuwiteka, ariko abakora iby'ukuri baramunezeza. Imigani 12:22. Gatatu, nta cyerekezo aba afite. Umugabo ukwiriye agira hajya. Iyo adafite intego, adafite gahunda, aba uko bigenze, ntazashobora kuyobora urugo neza. Muri Bibiliya handitse ngo aho abantu batagira ibyo berekwa bareka kwifata. Imigani 29:18. Naho kane, aguteza stress. Niba ahora mu makimbirane cyangwa se muhora mu makimbirane, uhora mu bibazo, uhora wumva utishimye, icyo si urukundo rwiza. Muri Bibiliya handitse ngo umutima utuje ni ubuzima bw'umubiri. Imigani 14:30. Naho gatanu, agukunda kubera inyungu. Nawe akageza kubera ibyo umuha, agahinduka iyo ibintu byahindutse, akagushyiraho puresha. Icyo si urukundo nyarwo. Muri Bibiliya handitse ngo urukundo ni rwishakira ibyarwo. Abakorinto 13:5. Naho gatandatu, ntubasha kumwizera. Niba umutima wawe uhora ufite gushidikanya, uhora uhangayitse, utizeye, ni ikimenyetso gikomeye. Muri Bibiliya handitse ngo mwitondere imitima yanyu kuruta ibindi byose, kuko ari isoko y'ubugingo. Imigani 4:23. Isomo ry'ingenzi: niba ubona ibimenyetso ntubyirengagize, ahubwo fata umwanya wawe ubitekerezeho, wibaze ejo hazaza hawe, ujye uhitamo neza. Kuko umugabo mubi ashobora kwangiza ubuzima bwawe bwose, ariko umugabo mwiza ashobora kukubaka. Niba ushaka urukundo rwiza, jya uhitamo neza uwo mukundana, kuko uhitamo azagira uruhare runini cyane mu kubaka ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Twandikira hasi muri comment igitekerezo cyawe, ukande subscribe niba ushaka content nziza izagufasha kandi izakubaka. Kandi nkubise ko mu yindi video itaha nzakwereka ibintu bitandatu umugabo mwiza akwiye gukorera umugore we.